haranavuga urukundo rwabo ntabwo bafite namba, kimwe nk'uko n'abandi bavuga urukundo rwabo bafite ubwoba, bafite ikimwaro ndetse n'ibindi bintu byabahangayikisha mu buzima bwabo kurenza uko babitekereza. Ariko hari n'abandi bagukunda by'ukuri ariko bakabihisha, kubera yuko bamwe baba bafite isoni, abandi baba barigeze kubabazwa n'urukundo ku buryo bukomeye cyane kurenza uko babitekereza. Hari n'abandi batinya kuba baterwa utwatsi, yego rwose, ariko iyo byaje nawe abisubizayo. Gusa benshi turabitinya, abenshi dutinya kumwara, ariko ubundi amaherezo birangira tumwaye. Gusa si byiza kumwara, uzakora ibishoboka byose ariko wirinde kumwara, nubwo byaza ariko bizaze wabirwanyije. Niyo mpamvu rero ushobora gusanga umuntu agukunda cyane ariko ntabikubwire mu magambo, yego rwose birashoboka cyane. Ushobora kwibaza ngo ese wabimenya ute? Ukuri nuko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 bigaragaza yuko umuntu agukunda cyane ariko akabihisha, cyangwa se yuko umuntu agukunda mwibanga kandi uko abitekereza. Komeza iyi video kugeza ku musozo, kubera ko ikimenyetso cya nyuma cyakomeye cyane kurenza uko abitekereza ndetse no kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu rero icyo uzawe kuri ino video kugeza ku musozo ushobora gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Niba unyemere reka tutangire n'ikintu cya mbere. Ikimenyetso cya mbere nuko urashaka kuba hafi yawe rwose. Icyo gihe uzabona yisisimbye aho uri, ahinyurishwa urunota nta kindi kintu agamije, ari ukubera icyo kimenyetso. Nubwo yaba akubwira ko agukunda cyane, ariko uzabona arashaka impamvu kukwegera, ashaka kuganira nawe, ashaka kukubona ndetse ashaka no kuvugana nawe kenshi, cyangwa se ashaka ko mukorana kenshi. Niyo mpamvu rero umuntu ugukunda umutima we ukurura uwawe aho waba uri hose kurenza uko wabitekereza. Ikimenyetso cya kabiri nuko kwitaho kurusha abandi bose. Si kenshi uzabibona ariko azagukora ibyo abandi bose batazagukorera, azakwitaho ndetse akugirire neza kurusha uko wabitekereza. Ukuri nuko ifite ikibazo abo wa mbere kukubaza amakuru, kubera ko iyo warwaye ashaka kumenya uko umeze, uko wiriwe, uko waraye ndetse n'uko umunsi wagenze, ndetse niba uri koroherwa. Ibyo byose nabyo azabikubaza mu buryo bworoshye cyane. Iyo ufite ibyishimo nawe arishima kurenza uko wabitekereza, kubera ko umutima wanyu cyangwa se imitima yanyu iba yaramaze kuba connected. Nubwo atavuga ngo ndagukunda, ariko ibikorwa bye byerekana ko akwitayeho kurenza uko wabitekereza, kubera ko ibikorwa bye bivuga byinshi kurusha amagambo. Naye ikintu cya gatatu nuko ashaka kwibuka ibintu bito bito ariko bikwerekeyeho. Ashaka kwibuka umunsi wawe w'amavuko, cyangwa se kwibuka ibyo ukunda kurya, ibyo ukunda kwambara, ibyo ukunda kureba ndetse n'ibyo ukunda kurusha ibindi. Ndetse akibuka ibintu byose bikwerekeyeho, akibuka n'ibyo ukunda kurya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ukunda kunywa. Kandi akibuka ibintu wamubwiye ashira igihe kirekire cyane, mu gihe nyamara we hari igihe rimwe na rimwe uba utakibyibuka, ariko we arabizirikana kurenza uko wabitekereza, cyangwa se arabizirikana kurenza uko wabitekereza. Iyo umuntu yibuka utuntu duto duto tukwerekeyeho, akenshi bigaragaza yuko agufitiye umwanya ukomeye cyane mu mutima. Niyo mpamvu rero ibi ngibi bisaba kubiha agaciro, cyangwa se ugomba kubiha agaciro kurenza uko wabitekereza. Ugomba kubiha imbaraga ukabiha agaciro, kubera ko iki ni ikimenyetso gikomeye cyane kurenza uko wabitekereza. Ikimenyetso cya kane nuko yishima iyo muri kumwe. Arishima cyane, akishimira ku ruhande rwawe, akishimira no kukubona agaseka cyangwa se akamwenyura, akishima kurenza uko wabitekereza. Akareba isura, akareba uko useka, ndetse agakunda no kureba ibiganiro byanyu, cyangwa se akareba ibiganiro mwagiranye ashiriye kirekire, cyangwa se ibiganiro by'ako kanya akishima cyane. Hari abantu utapfa kubona bishimye, ariko iyo bari kumwe n'umuntu bakunda mu maso yabo harahinduka cyane kurenza uko wabitekereza. Gusa uzabibona kenshi, cyangwa se ubone byanirengagijwe, gusa si uko biba bitabona. N'ikimenyetso cya gatanu nuko agira ishyari ritoya. Ishyari rikabije si ryiza habe namba, ariko ishyari ritoya ni ryiza, kuko harya agamije ibyiza, cyangwa se agamije kwigana umuntu ibyiza akora. Ariko ishyari rikabije si ryiza cyane rwose habe namba. Gusa abenshi kureka ryatunaniye, cyangwa se muri iki gihe abenshi twisuye cyangwa se twuzuye amakari akabije. Ariko iyo abonye undi muntu akwegera, ashobora kubona cyangwa ushobora kubona ahindutse cyane kurenza uko wabitekereza. Nubwo aba adashaka kukugenzura birenze, nuko umutima we ubabara cyane. N'ikimenyetso cya gatandatu nuko arashaka kugufasha rwose. Azagufasha mu burimo buto buto, nta nyungu agutegerejeho, nta n'igihembo ashaka, nta n'ikintu agamije kugukuraho. Iyo ubonye ashobora kukugereranya, cyangwa se ubonye ashaka kukugereranya ubufasha, yitanga atabanje kubihisha, cyangwa se atabanje kubisabwa, ibyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo nyarwo. Gusa benshi barabyirengagiza, nyuma akaza kuvuga ngo iyo nza kubimenya. Nyamara kuvuga ngo iyo nza kubimenya wavuga ati nayemenye kare.
Ikimenyetso cya karindwi ni uko areba ibikorwa byawe kurusha amagambo. Nibyo rwose, kubera ko ibikorwa biruta amagambo, kandi ngo kora ndebe iruta vuga numve. Iyo umuntu agukunda mwibanga ashobora kuvuga byinshi cyane gusa, ariko arakurikirana ibiganiro byawe, imibereho yawe ndetse n'uko ubayeho muri rusange. Ashaka kumenya niba umeze neza cyangwa umeze nabi ngo arebe ko ari cyo yagufasha. Ashaka kumenya niba wishimye, ashaka kumenya niba agukunda cyangwa se ari undi muntu ugukunda bya nyabyo. Ibyo byose abikora mu ibanga acecetse. Ukuri ni uko ntabwo buri muntu wese uvuga ngo ndagukunda aba abivuze abikuye ku mutima, kandi ntabwo buri muntu ucecetse aba atagukunda, ahubwo abakunda ariko abicecekanya. Hari abantu bagaragaza ko urukundo mu magambo, cyangwa se hari abantu bagaragaza urukundo rwabo mu magambo. Iyo ubonye umuntu ahora akwitaho, akubaza byinshi, akwishimira, kandi ahora ashaka kuba hafi yawe, beshaka kuba ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uwo muntu agukunda ariko mwibanga. Yego rwose azagukunda ariko ntazabikubwira. Ariko ujya wirinda gufata ikimenyetso cyangwa se gufata ikimenyetso kimwe gusa ngo uhite ufata umwanzuro, ahubwo reba imyitwarire muri rusange, kandi ujye wubaha amarangamutima y'abandi, kuko ibyo bizagufasha ahantu henshi agiye hatandukanye. Wowe ni ikihe kimenyetso ubona gikomeye cyane kurusha ibindi byose? Twandikira hasi muri komenti twiganirire, turusheho kunoza umubano ndetse n'ubucuti bwacu. Niba ukunda ibiganiro, kanda like, ukande subscribe, ukande no kuzajya kugira udacikwa n'indi video izakurikiraho, kubera ko izaba ikomeye cyane. Zavuga ibintu birindwi bituma umuntu cyangwa se bituma urukundo ruramba imyaka myinshi cyane kurenza uko wabitekereza. Gusa gushishikariza ntuzacikwe, kubera ko izaba ikomeye cyane, azaba ari umuriro. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.